ngomezi yewe sala tike utishinga kapu gatana dana the bullet uriya huzurwa inzehuri nka come on cyoroshye mezi ye bigenze ni gake mezi ye kugafata n'ingume ariko bizarangira gafashwe oya mezi ye habo isara mezi ye nubwo kwiga ari ingume ariko bizarangira gafashwe cyoroshye mezi ye bigenze ni gake mezi ye kugafata n'ingume ariko bizarangira gafashwe oya mezi ye habo isara mezi ye nubwo kwiga ari ingume ariko bizarangira gafashwe turiya mezi ye the bullet yaje abakoma cyane bakoma trap bakoma hit bakoma skate G the bullet ni umusaza ku maruri blade ku skateboard imbere cyane bikora cyane iminsi imwemeze bariza minsi ye wigeze ubona bullet ku cyapa cunje mushaka ko napfa itara ryanjye ritaka Hello once again, njye narabibemereye ubundi kuzajya mbashakira abanyempano, ariko kugira ngo ibyo byose tubigereho dukeneye sapoti yanyu. Nta kindi tubasaba, ntabwo tubasabye gutura cyangwa se muvuge tubahereze mu mopeyi yacu mujye munatura ariko ubu none mwaka kanya ikintu tubasaba mubanze mufate akanya gatoya gusa mukande kuri subscribe, mukande kuri like, ubundi numara kureba video utere comment ukubona video yacu. Let's go. Nibereye mu rugo umuntu arambwira atari ko kuri umunyempano higa abandi waje nkakwereka ahantu hahiye ukifatira ama video, mba mfasha agatelefone kanyemba ndakugendeye aho byari byabereye La Paris i Bugesera, mba nikoje mu kibuga ahantu bateganya ko skate iraza gukorera. Mba mbonye John, mba mbonye MT The Bullet, mba mbonye Kigali Skating Academy. Ubwo mwe ngira ngo munange murabyumva, John ngo yari umujaji ariko mpita mbona atangiye organizinga abana ati burya nubwo naje kuba jaji ariko bana ni abanyarwanda kandi umunyarwanda yubahwe. Aba batondetse ku murongo ati burya ngiye kubanza mbakoresha udusiporo amaraso abanze atembere mu mitsi neza, imibiri yanyu ibe igire forume, hanyuma muze mubansigire sha. Ubundi aragira ati nubwo mbasanze hano nari ngiye kuba jaji, nimuza gutsinda nanjye n'ishema ryanjye nk'umunyarwanda, nk'undi munyarwanda wese wabashyize imbere. Nabo baramukurikira rwose baramwumva ati udu stretching turadutangiye. Nuko uko nagomeje nkatakata aho ngaho mbakurikije agatelefone, nanjye ubwo iyo mvuze agatelefone mba mvuga kamera. Sinigeze mpagarara na gato ariko ngomeza kukazengurutsa mu kibuga aho bakoreraga, nkazengurutsa mbakurikirana neza nk'uko nababwiye, cyangwa se kubera utugambo twinshi nari nanabyibagiwe. Iyi ngiyi ni Kigali International Mini Game, ni ukuvuga ngo hari imikino itandukanye myinshi. Hari taekwondo, iyo niyo nabashije kubona ariko ntabashije gufata amavideo. Hari taekwondo, hari swimming, hari inline skating, hari football, ndumva hari ibintu byinshi hano by'imikino, ariko kubera ko byabereye isaha imwe nawe urabyumva, nagiye mfata video zaho nanjye nisanga ndavuga ni aba bantu bagenda ku bikweto by'amapine ntabwo ngomba kubakuraho agakamera kanjye. John arakomeje mu du stretching avuga ati mugomba kunonora ingingo kandi mukaza kugenda kwa bya bikweto mufite forume kabisa, kandi sinshaka ko hari umwana uza gusigwa yitwaje ngo nta stretching, ngo ntabwo nari nashyushye. John arakomeza arabashyushya nyiri aho ngaho mpita mbona bita Shafi Saddam n'agakipe ke gato cyane ariko kabasha kavuye hehe za Rwamaganiyo, nako karavuga kati natwe turaje. Nkikomeza kuramba mbonye undi mukoci inyuma iriya Rwanda Bullet Skaters bigarutsemo na John abari kubashyira kuri forme MT The Bullet n'abapampe be ngaho. Ndazengucaga kamera mbandongeye ngarutse hari mu bafana bari batarahagera, benshi bari bakibereye hejuru bayagaye kubera imikino myinshi, nabo bari babuze amahitamo. Mbonye abana bambaye neza cyane, ngiye kubaza neza nsanga ngo bavuye muri Kenya. Ahangaha ngira ngo murabona abana bari ku nkweto za high speed. Ngira ngo ibi bikoresho byo abana bakina skate binaha barabibonye, barabata ubundi izi nizo nzozi zacu.
abana basunika skate neza cyane kuri move y'abanyaburayi kabisa. Mba nahombanye MT The Bullet na timu ya Rwanda Bullet Skaters Club bicaye impande y'amazi bamerita bati biriya bikweto ntabwo bidukanga turaje turatsinde. Nyiraho mitambo no bita Jesus Gakuba uwo yari yajagarira Rwanda Skating Federation. Bivuze ngo na Rwanda Skating Federation yari ihagarariwe, ariko tukiri aho ngaho batangira kuvuga ati nyamuneka abantu mwaje hano mwegere hino dutangire duhuze amakuru. Nanjye ndavuga ndaguma mbazengurutsemo agakamera, ubundi mfata kushoto kuriya mfata imbere n'iburyo, nanjye mvugana abanyarwanda nta kintu bazamburana. Narazengurutse, ubwo bivuze ngo hano hagaze abana bari bukine taekwondo, bari bukine swimming, bari bukine skating, imikino yose yari ihagarariwe ahangaha. Mbese sinakubwira byari byiza, mbonye bakameramani batari umwuga mbatambutseho, ngiye kureba MT The Bullet n'abapampe be ahantu bari bahagaze. Nanjye ndazengurutse, ariko ndavuga ni reka mbareke mwumve ibivugirwa. Asanteni, naitwa Kamanzi Ndamo, Director Technical Federation. Tunawakaribisha sana, tunawakubalia. Tuanze kwa swim. Karibu sana, tunawakaribisha. Asanteni. And we teach you how to skate. My name is Jesus from Rwanda Skates Federation. You are welcome in Kigali. We are happy to be here and to see you. Tunashukuru sana. Just to let you know, the purpose of the mini games is to grow children into world champions, learn the ideas and values of the Olympics, contributing to a peaceful and better world by educating children through sports practice without discrimination of any kind in the Olympic spirit, which requires respect, excellence, and friendship. We are proud to have reached the 13th mini games and also the first Kigali International mini games. So before we do a lap of honor, in the mini games, we always say, we have to say what we call the Olympic creed. That is what all the athletes need to say. The most important thing in Olympics is not to win, but to participate. Just as the most important thing in life is not the triumph, but the struggle. The essential thing is not to have conquered, but to have fought well. Thank you so much. So I'll be giving, of course, the skates. Then we come back up. I don't know if the skates will be able to go down. No, yeah? At some point. Thank you. All right. So maybe we'll go slowly one by one. Who has the cross somewhere? We'll start with the national anthem. East Africa National Anthem, DJ. East Africa. Msingi wa umoja wetu na tulinde
uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu, jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, ili ni nyuma yo kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu no kuririmba indirimbo ya East Africa, barangije abana nk'uko bafashe nyine amadarapo agaragaza ibikorwa bariho, ndetse buri darapo rinahagarariye igikorwa kimwe mu byari biri hano, nuko bati tumanuke duhereye ku basiketazi tugende kuzenguruka ikigo mu buryo bwo gutambagira ndetse no gutangiza igikorwa cyacu. Abana babatangiye kumanuka nk'uko mubibona baramanuka, nanjye ndabakamera nibereye hehe muri control room na drone yanjye, ngira murayibona drone, wabonye amashusho ya drone. Ubwo abana baramanutse baragiye, nanjye drone ndayibakurikiza, ariko ndangije ndavana ndeka nkomeze mbakurikize drone. Ubundi abanyarwanda bamburanye iki? Ese uzi ngo ni iki ntazabereka? Impano zitandukanye hano irahari ku bwanyu. Nkwibutsa wowe utarakora subscribe, ukanda kuri subscribe nonaha, ubundi ukande kuri like, ubundi utere comment ukomeje kubona video zacu, ubundi usangize video zacu ku nshuti zawe kugira ngo n'abandi bajye babona ahantu basusurukira. Drone mbanyegeje hejuru gatoya, mbonye n'abandi bana baraza, nari navuze ngo ngomba hano kuberekana bose, ariko mbona abana batangiye kunyaruka epfiriya, ngira ngo drone urabona ikura amashusho neza. Hasi hariya murabona drone uko nakayizamuye cyane, ngiye kubona mbona barambwiye ati rero buriya ahangaha nta nubwo wemerewe gukomeza kuzamura iyo drone cyane bitaza kubangamira umutekano w'igihugu. Ndangije nanjye ndayimanura nyigendesha hasi, mbankurikiye abana ku mutambagiro wabo, mbambonye umwana yikatisha hariya n'ibikweto by'amapine, undi ari mu tundi tuntu utamenya. Mbona abana batambutse, mbega abana aha ku mutambagiro mwiza cyane. Abana mba ndongeye ndazengurukije, abatayikondi inyuma irangira murabona, mba ndagiye ntibyatinze amarushanwa yaratangiye. Ubundi reka mbareke mwihera amaso, amarushanwa yo nuko yatangiye aragenda. Abana bavuye muri Kenya bafite inkweto ziragenda nka Subaru. Ntabwo wakumva ukuntu uyu mwana ari umwana w'imyaka mike cyane, ngira ngo aba ni abana b'ikigero cy'imyaka 5, ariko arirukanka ukajya ni Subaru. Mbega abana n'inkweto z'amapine, ariko mbega ibintu bisigaye bibera mu Rwagasabo we. Sha wapfuye yarihuse pe, wapfuye yarihuse atabonye abana bambara inkweto zifite amapine, ku buryo umwana yarirukanse. Bari babahaye uturawundi tungahe, yari aturangije no guhagarara agomeza ninyirukira rwose, kubera ko yararangije irushanwa. Bagiye ikindi cyiciro, Judge Bagaza nawe ati emereza mbanze mvivura icyiciro cya mbere. Ubwo nk'uko mubibona hano harimo abana, hano harimo timu yavuye muri Kenya, harimo abana bavuye muri Rwanda Bullet Skaters, hano harimo n'undi mwana wavuye muri timu y'i Rwamagana y'uwo bita Sadamu, ntaramenya uko yitwa. Ndebye neza mbona umwana wavuye muri Kigali Skating Academy, nawe ati nitabiriye irushanwa. Umurubitiro wo bita Jesus Gakuba wari waje ahagarariye Rwanda Skating Federation. Umwana umwe baracitinze ati burya mu bisubiremo wana mwebwe murahaguruka mbere y'igihe. Bana hano abana baba baraririye biteye ubwoba, abana bararira arabakomanda, aba barazimbutse barirukanse barasiganwa. Ariko nyamuneka mbega abana ibintu bakora ku nkweto z'amapine. Umwana wo muri Kenya barabanikiye, Rwanda Bullet Skaters nayo imugenda inyuma ati ntabwo ncika. Natwe turasakuza ati burya uri umunyarwanda sha, ati ntuzemere gutsindwa. Umwana arahatiriza, ariko abana bari bambaye ibikweto bishyidika. Ariko ndababwiza ukuri, aba bana b'abanyarwanda batwara bino bikweto by'amapine babonye ikintu cyitwa ibikoresho, ibintu babakorera. Mana yanjye, uwo mwana yari yambaye agakweto k'imburuweti, ariko aravuga ati nubwo wambaye ibikweto bigenda nka Subaru ariko ntabwo ndi buhagarare. Aho ngaho uko mubibona ari ku mwanya wa kabiri, ariko hari undi uri kumukuba ati ndaguca, ati ntuncaho, ati ndagucaho, ati ntuncaho.
umwana arakomeza aragenda wo muri Rwanda Bullet Skaters ariko undi wo Rwamagana arahorera ati ndagucaho ati reka dabiranga yajya kumuca ati ntuncaho ati ndaguca ati ntuncaho mwikorosa agakataka baramusize undi aramucunga arakidika baramwenekeye gadata we mwana bagiye ku mwanya wa gatatu arakomeza aravuga ati ariko nubwo mwambaye ibikweto byiza ntabwo ndi buhagarare nuko byarangiye iyo rap zararangiye birangira Rwanda Bullet Skaters aje ku mwanya wa gatatu Umunyakenya ari uwa mbere Rwamagana abo wa kabiri habaje abana b'abakobwa abana muri n'abakobwa nyamuneka urabona ntacyo bibabwiye ariko ziriya nkweto kuri hahagaze bahagurutse ibi bintu uretse kugusaraza ndababwiza ukuri wowe wibereye wahita uvuga ati mbega ibyiza bitatse u Rwanda ati n'ibi binaha wagira ngo ni twagira ngo ni Burayi hano mana we gadata we babaraje ati burya ngewe Munyakenya nabaye wa mbere aba bana bombi baba bavuye mu makipe yo muri Kenya ariko atandukanye ntabwo yari ikipe imwe icyo cyiciro nacyo kiba kirarangiye ubwo ngira ngo hari ibyo ntabashe gufata byose abagiye ikindi cyiciro bahagaze imbere y'umurongo ati musubire inyuma bafashe pozisiyo ati mwitonde murahuzagurika kubera iki betira barasifuye barashyiditse ubwo hano harimo umwana wo muri Reyinibo harimo n'undi mwana wavuye muri Musanze Skating Club harimo n'undi mwana wavuye muri Kenya ariko Munyakenya hano afite ikintu cyitwa igikoresho nyamuneka ariko u Rwanda rwose bantu mushinzwe siporo mu Rwanda ndabizi mushyira imbaraga muri siporo ariko uyu mukino mutangire mu urebe pe abana barimo hano b'Abanyarwanda urebye umuhate bafite n'ukuntu bashyiramo imbaraga ariko urebye inkweto bambaye we zirabafata bambaye mbese ni nko kwambara inkweto bano bana bo mu Rwanda bambaye ni nk'uko wafata imodoka yo mu 2000 ukajya kuyishyira mu muhanda ngo nizisiganwe na za vewiti nabonye za 2025 we ariko aba bana baravuga ati nta munyarwanda ujya uva ku izima ati turakwirukankana ntutukange ngo wambaye igikweto kigenda barakomeza baramushyidikana nuko Umunyakenya aragenda arabenekera bakoreraho n'amatura ariko repusi zabo ziba zirarangiye ariko abana nabo baba bati icyambere si ugutsinda ahubwo icyambere ni ukwitabira kandi icyambere ni ukurangiza irushanwa nuko birangiye Umunyakenya kino cyiciro abaye wa mbere hakurikiyeho Reyini bari yabaye ya kabiri Musanze Skating Club nayo iba iziyo mbonye umunyamuziki hano nawe ndabana nawe ndamufata ubu naje kubereka impano zitandukanye hano hari umujene uri ku byuma none hari ku muziki kahita agenda akahita azenguruka akazenguruka akikatisha nanjye afata ibyuma akikatisha akagenda akabaguye ku Banyakenya umuziki waryo ati mbega Kigali nzuri we ati u Rwanda rwakabaho Abanyakenya bakunze u Rwanda ku buryo gutaha bitari byoroshye twagombye kubacyura ku ngufu bari banze gutaha mba ntambagiye ahantu hari ibikombe mbega ibikombe by'amazahabu igihe cyo guhemba bakinnye kirageze murabona batayikondo ariko sinigeze mbabereka ariko byose mugiye kubareba bahembwa ubundi bakira ntabwo nari bubere hose icyarimwe agatelefoni kanjye kafataga uruhande rumwe urundi nkoherezamo drone ariko nayo bakahita bayimanura bakambwira ko ntemerewe kuzamura drone hejuru nkongera nkayigarura nkayifatisha ibiganza ubundi nkahita nza ku bikombe ntambagira ku batayikondo bagiye guhembwa imidari ibikombe barabahaye nuko wari wateguye irushanwa ati mureke turya ifoto n'abandi baraza bataraba umwuga barafotora ubundi baraza barahemba bagera ku mwana wavuye muri Rwanda Bullet Skaters Club bamwambitse umudari mbese uzi ngo abana b'Abanyarwanda uzi ibintu bakoze ahangaha nimubone bari bambaye inkweto z'imburuweti ariko hano Abanyarwanda bari biganjemo bavuye muri Rwanda Bullet Skaters Club babashije kwegukana imidari igera mu 8 harimo 2 ya mbere mu byiciro bitandukanye hano hari coach wari wavuye muri Kenya bata abana nkurikije inkweto bari bambaye n'ukuntu birukanze reka mbaryeho agafoto ngira ngo muramubona rwose yabitendetse ati sha muri inkotanyi kabisa murakotana ati nimubona ibikoresho ntabwo tuzabakira we ngira ngo bana ubwo ari kumushimira ko bavuga ati mana uzadufashe nibazabona ibikoresho naho ubundi ntitwazabakira ariko natwe tukababwira ati umusaza ibintu ari kudukorera nta kintu atazaduha ahubwo mu minsi turaba dufite inkweto zihagaze agaciro ka miliyoni 15 z'idolari ubundi tuze tubasige widushaka ko world champion azava hano mu Rwanda MTD Bullet na timu mu kwishimira imidari n'abavati burya Bullet weze Bullet hano ba cameraman batara umwuga
bafotoye bakamejeje, nanjye ndaza abagezeho guhemba abana b'abanyakenya. Ariko muri icyo cyiciro mwibuke ko hari hajemo n'undi mwana wo kuri MTDB wo kwa Rwanda Bullet Skaters Club, nawe wari wabashije kwegukana umudari wa kabiri. Hakabamo na wa wundi wo mu ikipe y'i Rwamagana wazanywe na Shafi Saddam umuhanuzi, nawe ati burya Rwamagana naho tumuzabone nk'ibyara, ariko naho hari agakipe ebana. Ariko ikintu dukwiye kwishimira, Saddam nawe ati burya nta foto nta cyabaye, yabaje kurya agafoto. MTD Bullet yarekereje nawe burya tuzarya ifoto bikenewe. Hano abantu bose bashaka kwifotoreza ku byamamare byatsindiye imidari ebana. Hano uwo bita Yezu cyangwa se Jesus wari waje ahagararwa na Skating Federation, niwe waje aravuga ati burya ariko dore ambikuriye hatagira nuza kunyanganya umudari wundi. Ni uko nguko imidari baraguma barayitanga, nanjye ndaguma ndabakamera ndavuga n'abanyarwanda ndabereka ibibera iwanyu mutazi. Ndazengukije imvura yari yanaguye, haba haje undi nawe ati nanjye murire y'ifoto, ati n'ubundi uyu nguyu n'uwanjye. Uyu yari koca w'uyu mwana, yari yamushimishije kabisa. Abana barakoze cyane, uretse ko n'ibikoresho bafite nyamuneka kubitsindanwa ni igisebo. N'imidari abana b'abanyarwanda batwaye biratangaje, nuko nyine bakotanye, ubundi nta mudari bagomba gucyura hariya bitewe n'ibikoresho bari bafite. Abatoza ati reka tugifoto. Abana bo muri Rwanda Bullet Skaters nabo ati burya tugomba kubikora kabisa. Coach nawe yishimye cyane ati mwege ndabashakira ibikoresho, ati dupfa kuba tuyoboye n'umusaza nta kintu atazadukorera, ntabwo yatwubakira ibikorwa remezo ngo tubure ibikoresho. Jesus arakomeza arahamagara abahembwa, nanjye ndakomeza na kamera. Ubwo ngubwo habagezeho umwana wo muri Rainbow abarahembwe nawe ebana umudari. Mbese buri club hano yitabiriye mu Rwanda yabashije kugenda itsindira imidari nubwo batari bafite ibikoresho bihagije. Jarudi nawe nka coach ati ntacyo, ubutaha tuzaperforminga neza nubwo twatsindiye umwanya umwe, ariko nawo ntacyo. Tutibagiwe na Musanze Skating Club ati burya natwe twabasize imidari, natwe barayiduha, nta bintu reka mugomba kuduha imidari yacu. Musanze Skating Club nawe yari yabashije gutsindira mu imidari hano. Ntabwo nababwira ngo buri club yose yitabiriye yose yabashije gutsinda, hagarukamo n'abana bo muri Rwanda Bullet Skaters Club. Nyamuneka nababwiye ngo buri club yose yitabiriye mu Rwanda yabashije gutsindira imidari, harimo rwose n'iya mbere. Ariko umuhate abana bari bafite bo mu Rwanda, ibikoresho bari bafite uretse gukotana rwose, ubundi ndababwiza ukuri, hano kubikoresha abana bo muri Kenya bari bazanye byari bigoye kugira ngo begukane umudari n'umwe. Ariko baravuze ati nta munyarwanda utsindwa, tugomba gukotana paka ebana. Coach kuva muri Kenya nawe agomeza bambika imidari. Jesus nayo muri federasiyo agomeza ahamagara ati burya muza bahembwa abakoca ati tugomba kurya ifoto, nta foto nta cyabaye. Abakoca ati mana we iyi midari tuyikuye mu menyo ya rubamba, ati mbega ibikoresho gawe, ati kuva i Musanze rwose turabenekeye, natwe turatsinze. Abakurikiye icyiciro cy'abakobwa ati burya nawe mwitwaye neza. Umukobwa wo muri Musanze Skating Club ugira ngo ntiyari yabaye n'uwa mbere, yenekeye umunyakenya. Uwa kabiri naza ari umunyamusanze Skating Club, benekeye umunyakenya ebana. Hano abana b'abanyarwanda umuhate bashyizemo imbaraga, bakoresheje ibikoresho bitameze neza bakoreshaga, ku buryo uvuga ati iyo baba bafite igikoresho ubundi iyi midari yose yari bwisigarire mu Rwanda. Nuko abanyakenya bagasubirayo amaramasa, ariko twanze kubaca intege n'ubundi bahitamo gutwara turiya tudari tuvuye ku bikoresho bari bafite. Abana b'u Rwanda baravuga ati ariko iyo niyo mutwaye muzagaruka twarabonye igikoresho muzasubirayo amaramasa. Abakoci bati nta foto nta cyabaye, babaraje babariyeho ifoto guturuka muri Musanze Skating Club. Ariko andi maklabu yarari hehe koko? Nyamuneka abantu muhagarariye amaklabu mujye mwihangana, muhereza abana amahirwe bitabira ama event nk'aya ngaya. Haba higarukiye abana bo muri Rwanda Bullet Skaters Club bababwira bati burya rero mwanatsindiye imidari myinshi, reka tubahe n'igikombe. Abana babacakiye igikombe, ariko kocha ati muhanze munsuhuze shadore mbahaye umugisha. Igikombe baba baragicakiye Rwanda Bullet Skaters Club
ku mwanya wa kabiri kabisa igikombe baba baragicakiye ati Rwanda Bullet Skaters Club means shoot ati twabarashesha wabonye Mupampe Hasongo wari uri ku muziki nawe araza kumbe yari ari ku muziki ariko nawe abarizwa muri Rwanda Bullet Skaters Club ati burya narindi hariya ndi ku muziki kugira ngo mbashyiremo akabiti ka fresh ariko burya ubu naje muri Rwanda Bullet Skaters Club ariko aba bana bakahita bavugiramo ati gahunda no stop Musanze Skating Club nayo ikabiraje ati natwe tugomba kurya ifoto ku midari yacu myinshi tutahanye Musanze tuyikuye mu menyo ya rwambaye ibikweto by'amasigamana ibikweto byiruka nka za Subaru byavuye muri Kenya ariko burya imidari ntibidukanga twege twayegukanye wana ati burya natwe igikombe ngiciga nuko babaye igikombe bimusanze nuko haza abana bo muri Kenya bambaye neza bafite ibikoresho ariko mana ikipe y'abana Kenya iyi niyo yari yabaye iya mbere rero nk'uko mubibona nta nubwo wakwirirwa ubaza iyi kipe niyo yari yegukanye umwanya wa mbere ku bikoresho byiza cyane abana barabanza barimurika udusiketi baratumurika hasi cyane ati burya tubikesha iyi nkweto yikaragaga natwe tukayituruna ikirukanka koca arapfukama abana banshimishije dore igikombe ni icyabo rwose umwanya wa mbere barawukwiye we nanjye aho narindi ndeba abana ukuntu basa ndangije mbwira umuntu ati mfasha kamera ngende nyifoto ndamuhiga aranga yanga kwifata mbanirukanse mba ndiyi foto neza cyane nk'icyamamare ndigarukira Musanze Skating Club ati ndagifoto uwari woganizinze event ati burya rero akaryoshye nigahora mwitama reka n'abandi bamaze kwifotoza nuko reka ibihari ibirori byacu tubirangiriza ariko akagira ati Kigali nzuri natwe ati Kigali nzuri sana navuye nizana ibintu by'amahanga navugaga igiswahili nkaho navukiye hari iwabo